amatorero menshi cyane arahirimye. Imana irambwira ngo inyereka kino kibano. Imana irambwira ngo yarababwiye mwanga kwihana mwese. Mwanga kwihana mugumya gukora ibyaha muravuga ngo mbese Imana izaza ryari. Yanyeretse iki kibano irambwira ngo ije gukubita ihereye ruhande kubera yuko yarababwiye mwanga kumva mwizanyu mwanga gukiranuka mwanga kwera imbuto. Icambabaje nagiye kubona mbona abapasiteri abashumba bari kuvuga ngo umwaka tuwukandagiyemo, ariko nubwo muwukandagiyemo nagiye kubona mbona impfu nyinshi cyane. Nabonye impfu nyinshi cyane, nagiye kubona mbona impfu nyinshi cyane, abantu bari gupfa. Ariko Imana yambwiye ngo imanu y'inkoni igiye gukubita. Imana yarayimbwiye ngo mbwire umuntu wari wese uri muri ya mujyi wa Kigali nashaka afata amasengesho asenge yihane ku gatondo ku kanini, kubera yuko Imana izanye umuyaga gudasanzwe muri ya mujyi wa Kigali. Imana yambwiye ngo ni mudasenga ije kubiyereka, mugiye kubona Imana mwakoreye, mugiye kuyibona. Irongera irambwira ngo mbwira abanyamasengesho bari gusengera mu kuri no mu mwuka ngo ntimurambirwe gusenga, ngo ntimucike intege y'ibyo muri kubona. Imana igiye kururukije kubana namwe. Uko byagenda kose umuntu wese aha aherereye hose uzumviye message uzi ko yatambikiriye agatakaza Imana, akayitakaza akayishira inyuma, nashaka yegera Imana nawe asenge akizwe yihana ibyaha. Sambu hamudesiporo ushobora kugutuma ku muntu runaka ko genda umufashe, yagutuma gute kandi bagiye baratanga amafaranga ntibayageze kuyo bayahaye. Harimo n'abanyamakuru, umunyamakuru bakamuha amafaranga yarangiza akagikoreshereza imishinga ye. Ibyo bintu Imana yarabirebye irababara. Imana yambwiye ngo ntabwo izigera yihangana kuri ibyo bintu mwagiye murakora. Hano ibyaha asubire mu murongo, kuko Imana ije guhura buri muntu wese ku giti cye. Imana ije gusura. Imana yambwiye ngo abantu mwihari ibyaha iriya mipaka. Nagiye kubona ngo mbona abapasiteri benshi bari guhungira muri Uganda, ariyo bari kujya kwibira. Nkunda kubanga ibyo twakora byose tutabanje kubisengera ntibyagenda neza, ariko iyo twasenze Imana Uwiteka arabyeza akabiha umugisha. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye, gushimiye ko wandinze Mwami, ukarinda mushiki wacu, waturindiye imiryango nta gikuba cyacitse, waturindiye igihugu cy'u Rwanda, urinda abayobozi bacyo, urinda itorero. Mwami warakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Satani n'abadayimoni be ntibabifuza ko tubaho, ariko ukomeza kudukingira ukuboko, kubera yuko uzi yuko ari byinshi dukwiriye gukora tukiri hano muri iyi si. Uyu mwanya rero gushimiye ko wongeye kwemerera umuja wawe kongera kuboneka hano ku Makuru y'Ijuru TV. Ndamusengeye kugira ngo uyu mwanya ubane nawe. Hari byinshi Mwami Imana Nyiringabo washyize muri we, ariko Uwiteka Imana umurinde kubigabanya cyangwa kubyongera, kandi amagambo yose avugirwa hano ndagushimiye rero ko urabana natwe kuva dutangiye kugeza ubwo turi busoze. Ngaho amahoro yawe, imbabazi zawe n'urukundo rwawe biganze kandi bigere ku muntu wese uzakurikira ubu butumwa mu izina rya Yesu, amen. Mushiki wacu rero turakwakiriye hano kuri kamera z'Amakuru y'Ijuru TV. Avuze ngo ibera hano mu ishyamba uri gusenga, ariko ko ndi kubona ufite ikibando, waravunitse cyangwa ugiye guvura ibishyimbo, bimeze bite? Ntabwo navunitse. None ko ndimo mbona ufite ubuhiri, aho nawe ni turatubona abantu b'abarokore tukiruka twageze ngo mwese muri barukora. Iki kibando gifite impamvu. Narakubwiye umunsi wose uzaje urabona mpagurutse nkaza kuri channel, mbanje gutambutsa message nkurikije uko Imana yayimpaye.
iki kibando rero batakireba bakavuga ngo nico kurwana twebwe nta mbaraga dufite zo kurwana baraba banahaze bari inyama bari inkoko twebwe tuba twiziritse umushuni hano muri rishamba tuba twizirisha umushumi tuba turi gusenga Imana data wa twese nga dutabare ariko sinzi impamvu umurimo w'Imana abantu bakomeje kuwutoba bakomeje kudutukisha bakomeje gutukisha izina ry'Imana ariko Imana reka mbabwire Imana imbabarira amagambo menshi reka mbabwire nje ndabivuga uko Imana yabimbwiye nababwiye yuko ADPR abagatulika bangirikana ibiki atari kukazanjyana mu ijuru ikizanjyana mu ijuru no gukiranuka no kwera imbuto n'agakiza abantu babuze gukiranuka imbuto zirabuze reka mpere kuri ke kintu Imana yaraynyeretse ni mugoroba Imana yaraynyeretse ikintu gikomeye cyane muri iyi si hari amatorero menshi cyane amwe sinzi no kuyavuga ariko nabonaga amatorero yego nabonaga amatorero ushaka kuvuga amadini ni amadini reka mvuga amadini nabonaga itorero ryo ni irya Kristo ni amadini reka mvuga amadini nabonaga nagiye kujya mu yerekwa mbona umugabo muremure wambaye ikanzu y'umweru mbona araje agiye aranyura mu rusengero rumwe nagiye kubona nkimara kubona uwo mugabo aje agiye aranyura muri ayo matorero ndeka amatorero jamba mvuga amadini nagiye kubona mbona azanye ikintu cy'umuyaga udasanzwe mbona amatorero menshi cyane arahirimye Imana irambwira ngo inyereka kino kibando Imana irambwira ngo yarababwiye mwanga kwihana mwese mwanga kwihana mugumya gukora ibyaha muravuga ngo mbese Imana izaza ryari yaraynyeretse iki kibando irambwira ngo ije gukubita ihereye ruhande kubera yuko yarababwiye mwanga kumva mwigira ibisambo inyungu nyinshi muziroha mu nda zanyu mwanga gukiranuka mwanga kwera imbuto icambabaje nagiye kubona mbona abapasiteri abashumba bari kuvuga ngo umwaka tuwukandagiyemo ariko nubwo muwukandagiyemo nagiye kubona mbona impfu nyinshi cyane nabonye impfu nyinshi cyane nagiye kubona mbona impfu nyinshi cyane abantu bari gupfa bita ngo n'abapasiteri Imana yambwiye ngo imanuye inkoni ije kubakubita kubera yuko mwanze kumva ibaze kugira ngo umupasiteri wasomye ijambo ry'Imana wasomye Bibiliya ananirwa kwizihizanya n'umuryango w'umunsi mukuru narangiza aje gusambana mu gitondo ku cyumweru aje kuyobora intama ngazibwiriza ngiba bayifite uburakari budasanzwe irambwira ngo yarababwiye ngo ni mwihane mwanga kwihana irambwira ngo yizaniye ikibando ije kubakubita ihereye ruhande kubera yuko mwanze kwihana mwabisambomwe abanyamasengesho bari gusengera mu Kuri no mu mwuka bubatindije mu butayu abantu bari kurira bari gusenga bakayoga ibyo bari gusenga kubera ibyaha byanyu ibyaha bimaze kugwira muri mwe mwanze kwihana Imana yambwiye ngo nimushake mugarukira aho ngaho muje mu murongo mwongere mu musubira mu muhamagaro nk'uw'Imana yabahamagayemo kera mugihamagagwa ntago mwagendaga uko mwishakiye mugeze naho kurwana n'abashumba baragiye inka muri abashumba bashumbye abandi mushumbye itorero Imana yambwiye ngo mwihane kuko ngo ni mutihana ije guhura namwe Imana yambwiye ngo ni mudasenga ije kubiyereka mugiye kubona Imana mwakoreye mugiye kuyibona irongera irambwira ngo mbwira abanyamasengesho bari gusengera mu Kuri no mu mwuka ngo ntimurambirwe gusenga ngo ntimucike intege y'ibyo muri kubona Imana igiye kururukije kubana namwe
inyereka umuntu yagiye inyereka umuntu maze igihe kirekire arwaye yaheze mu ruzerero rw'uburwayi yari ivuje arananirwa none ari kuvuga ngo agiye kujya kwivuza mu bapfumu. Imana yambwiye ngo ntuje mu bapfumu nta gisubizo urabonayo, ahubwo yambwiye ngo yegere usenge kuko nije kugutabara nije kugukiza. Bashumba abapasiteri badiyakoni Imana yambwiye ngo nimushake ngo mwihane ku gatondo ku kanini. Imana igiye kubiyereka murakoze. Uko byagenda kose umuntu wese aha aherereye hose uzumviye message uzi ko yatambikiriye agatakaza Imana akayitakaza akayishira inyuma, nashaka yegera Imana nawe asenge akizwe yihana ibyaha asubire mu murongo, kuko Imana ije guhura buri muntu wese ku giti cye. Imana ije gusura Imana yambwiye ngo abantu mwihana ibyaha mukizwe ku gatondo ku kanini. Imana yambwiye ngo nta bwiza aho riri kuruhanwa n'abana b'abantu. Abantu bajya babyumva bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nabonye umuntu umwe uri mu Bufaransa nyandikira ngo hari ibyo muvuga ariko abantu ntibabiha agaciro, ariko nyamara turi mu bindi bihugu ariko tugenda tubona Imana igenda inyura mu bihugu bitandukanye, aturetse abantu b'impumyi atariko abantu bafite amaso barabibona. Niho yambwiye ngo warebye ibyabereye cyangwa wumvise ibyabereye mu Busuwisi, aravuga ngo inkongi y'umuriro muri bara imaze guhitana abantu 41, naho 115 ni inkomere, hari n'ababuze. Yego. Ubwo rero ndavuga ntariko ngenda numva ubuhanuzi ubushiye waravuze ngo Imana inyuze mu bihugu bitandukanye, ugenda ubivuga bimwe, ariko urukumva yuko rero abantu bazi ko Imana bazayireba igenda n'amaguru, ariko burya ntabwo ari uko bimeze. Iyi Imana ivuze ngo inyuza ahantu ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kuhanyura bimenye ihasiga ikimenyetso. Urugero Imana yigeze ivuga mu minsi yashije, iravuga ngo itambutse mu karere ka Rubavu. Icyo gihe haguye imvura ariho yahitanye abantu benshi, za Mahoko, za Rugerero. Icyo gihe ngira ngo murabyibuka. Mu by'ukuri rero iyo Imana ivuze ngo itambutse ahantu ni ukuvuga ngo ihasiga ikimenyetso, kandi icyo kimenyetso aba ari ikimenyetso kibabaza, ntabwo aba ari ikimenyetso cy'ibyishimo. Niyo mpamvu rero abantu bajya basobanukirwa neza, batazumva ngo Imana itambutse ahantu bati amena amena amen, nuko nguko. Ariko mu by'ukuri ni Imana iteye ubwoba, ni Imana yica kandi gakiza. Abantu muri iyi minsi bagiye bavuga batariko Imana ntiyateza ibyago, Imana ntiyateza amakuba, Imana ntiyateza inzara. None kuki byanditswe ngo irica kandi gakiza, irakenesha kandi igakenura, ishyira ikuzimu kandi igakurayo? Byumvikane yuko rero Imana nta mikino igira. Yagiye ivuga ngo itambutse mu turere tw'u Rwanda, abantu bakavuga batari ko se ibi bintu birashoboka. Ariko mureba inzara yibereye Kayonza ukuntu iri kuvuza ubuhuha, abantu bataye ingo barahunze, abagore bari gutabaza bavuye kure bati twisubirira iwacu, ni ibibazo. Ubwo rero Imana ijya igenderera abantu, ariko Imana nivuga ngo iratambutse, ahubwo abantu bongera ibihe basenge, abantu begera Imana. Impamvu Imana iri kuvuga ngo ije kunyura muri mujyi wa Kigali,
Imana yitegereje ireba abapasitoro bari muri ya mujyi, ireba abantu bagiye ireba abahanuzi bagiye barava mu nshingano Imana yabahamagayemo bakashinga insengero zabo. Imana irangije irababara. Nta nico icateye Imana agahinda, nico ngico Imana yarayimbwiye ngo hari abantu dufite bari kwibisha ino Bibiliya. Hari abantu baborotse ijambo ry'Imana mu mutwe, baragenda barariboroka, barangije bafata Bibiliya baragenda barayibisha. Imana ibyitegereje irababara. Abantu baribwe, abantu bibwe ibibanza, abantu bibwe amazu, abantu bibwe amamodokari. None reka nkubwire, nagiye kubona ngo mbona iriya imipaka iri kujya za Uganda, iriya mipaka nagiye kubona ngo mbona abapasiteri benshi bari guhungira muri Uganda, ariyo bari kujya kwibira. Imana irangije irambwira ngo irajije muri ya mujyi wa Kigali ije guhura n'ibisambo byigize abakozi b'Imana. Imana ije kubaranwa nabyo. Hari abantu bari mu mahanga bari kurizwa n'amafaranga bagiye baratanga, bagiye barahabahanuzi ngo bari kubasengera ntibabasengere mukozi w'Imana. Ni ikibazo kandi ni ikibazo bigera n'igihe abadesipora batakigirira umuntu cyizere kubera ibyo bisambo. Nta mudesipora ushobora kugutuma ku muntu runaka ko genda umufasha, yagutuma gute kandi bagiye baratanga amafaranga ntibayageze kuyo bayahaye. Harimo n'abanyamakuru, umunyamakuru bakamuha amafaranga yarangiza akagikoreshereza imishinga ye. Ibyo bintu Imana yarabirebye irababara. Imana yambwiye ngo ntabwo izigera yihangana kuri ibyo bintu mwagiye murakora. Yambwiye ngo yarabahamagaye kugira ngo mukorere Imana, kugira ngo muyikorere. Ntabwo yabahamagaye kugira ngo mwibe mu bisambo. Imana ifite agahinda n'umubabaro. Imana yambwiye ngo ni mutihana. Ije kubereka yuko ari Imana. Nagiye kubona mbona ibinyamakuru bimwe bikomeye cyane. Nagiye kubona ngo nkagenda mbona ngo kamera zimwe na zimwe ziri kujya zirahira no mu biganiro. Ibi bintu ndi kubivuga nje nabibonye, ni Imana yabimbwiye. Ntabwo ndi kuza gutera ubwoba hano, nje mpagurukaga nje kuvuga ibyo Imana yambwiye. Ntabwo turi babantu boraga baraje aramba amacano, turi kuyahahira. Bamwe bakoresha ibiganiro bakabishura, twebwe turi kugendera mu muhamagara Imana yaduhamagayebo. Imana nishaka kudutabariza dutabara, n'uyu munsi yadutabara. Mukizwe neza, mwibuke Imana yambwiye ngo mbibutse byabihe mwari murimo cagihe uri kujuramba ripata rimwe nayo wanayitiye. Abantu bazankurikirana bazibuke cagiye bari gutira amapantaro. Hari abagabo bari muri ya mujyi wa Kigali bambaraga ipantaro ari uko bayitiye n'inkweto bazitiye. Wazitindiriza nyiraza akaza kuzigukuramo. Barahari bazadukurikira bazareba iki kiganiro. Mwibuke mwongere mupfukame musenge kuko kera mwasengaga. Mwigize imihuruba, mwigira amabandi, mwigira ibisambo ku ngufu ngo mushaka gukira ku ngufu. Reka mbabwire, turi mu mwaka wo kugira ngo abantu bisubireho bihane. Kuko Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi mwihane. Imana iri kubaka promotion kugira ngo mwihane ku gato no ku kanini. Ntabwo yabahaye ari kugira ngo murimanganye. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Abantu bajya bavuga ngo ariko ngo uriya mukobwa ko akarishye cyane. Aba bantu ko bajya bambwira ngo urakarishye, wababwira iki? Ubwo babivuga nyine bashingiye ukuntu uvuga uti Imana iraje irabakubise. Singiye iki nukuri kw'Imana. Reka mbabwira wenda nuko nabivuza nitonze, wenda nicaye nabonaga Imana iri guhuragura nkaho iri guhura ibishimbo.
nukuri nabona gira guhuragura guca abakobwa ukaba ari umukobwa yifitiye ubukwe warangiza ukajya kubusenya ukavuga turiya ntacyo azakumarira. Imana ifite agahinda n'umubabaro. Nje ntabwo nkarisha ndi n'umuntu woroheje pe, ibi n'umuntu uca bugufi, ariko uko Imana yampamagaye ikambwira ngo vuga niko mvuga. Nimba erega Imana ni data wa twese, nimba ikweretse ibintu ibabaye nawe ugomba kubabazwa n'ibyo yakweretswe. Ubusibe birashekeje, ariko ibi ngibi bimeze nko gupfusha umuntu ahagaze kandi ari wari wumva umubyeyi ari kuvuga ngo dore umwana wanjye apfuye ahagaze. Imana rero ni umubyeyi, Imana ibabazwa natwe kubera yuko itaza kudupfira ntabwo tuba turiho. Reka mbabwire ico mugiye kubona Imana twasenze, Imana igiye kubiyereka. Bimushake mukizwa ku gatone ku kanini. Nigeze ngiri yerekwa byo muri 83 ADPR warigeraga muri umusazi ugahita ukirirama ko kanya diregite. Ngaho niba kujanemo wasaze bagusengera urebe imbaraga bafite buno bazikurehe ku mwuka w'Imana warangije kubavaho. Bariya abagabo bumva bakomeye basengeraga mu bangiri kandi bazaga gushakira umwuka w'Imana muri ADPR bakarambiriza bakumva Imana. Ubu bicaye mu masezerano bagiye barabwirirwa muri ADPR. Imana yumva nimushake Imana muyikorere nta buryarya, muyikorere Imana yacije guhemba ihemba neza. Mureke kugumya kubabaza Imana. Imana yarabahaye bagira abagabo nyabagabo. Muri gukenyera umukandara gukabona aho gukwira. Hari abadamu benshi bakenyeraga ibitenge bikabura aho bikwira, none buno biri kubona aho bifata inda zaregutse. None buno nibo bari gusoka igisenge, bari kuja za Rubavu ku mazi ngo ku mucanga bagiye kwishima. Reka mbabwire hari igihe muzishima kira kivuki karuka kiketa kibarukana mwese kikabubikiramo kubera kumenyera Imana no kwisuzugura. Mana yambwengije gukoza injyajya ziyoberanyije mu itorero, ije kuzikoza isoni, ije gukubita kubera yuko Imana yacu mwarayimenyeye murayisuzugura, mukora ibyo mwishakiye, mwanga kumvira umuburo wayo. Abantu benshi mwagiye murahiga imihigo, uriya mwaka hari imihigo abantu benshi bahize barangije ntibanayihugura na nubu bari gugi. Mbese kuberiki abantu bari guhigira imihigo ku yindi kandi bari barahize bamanza bahigura. Umuntu ukabona umuntu agambiriye gukora ikintu kuri wowe yajya kugikora kongera agasubiza mu mufuka. Imana yambwenga iraje, ntabwije muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa no hanze yacigezeyo. Hari abantu bagiye barahiga imihigo ku bantu b'Imana ntibabikora. Imana yambwengije gutambagira hose irahageze. Ubwo babonye nyine muri kubarya iby'ubusa, hera yuko nyine abantu b'Imana buno ngo babaye amabandi, nta muntu wo kwizerwa. Babaye amabandi ariko si bose, haracari 7,000 bitari byapfukamira bayari. None se icyambere bizera nka bira bisambo biri muri za Kigali nyine bakorode, ndi kuvuga ngo Pastor Korode ngo yagiye mu Bwana ngo yatorotse ngo yagizote. Nibyo yasanze banywanyi bese kandi bazirana barimo. Oya huko ikintu cyapamaje nabonye Ezekiel kubera iki mu Uganda yafashe nka hari icyo gihugu camubyaye. Ezekiel mwana wa mama. Mwana wa mama dufatanyije urugendo rujya mu ijuru, wasubira mu muhamagaro ngo wahamagaye muke, uri kwibuka Imana iri kugutabara, iri kuguha kamera yo gukoreraho, uri kwibuka urugusengera muri ryabuye, Imana ikagusangamo ikagutabariramo. No rugeze mu kindi gihugu utangiye gusabya igihugu cakubyaye. Reka mbabwire mwabantu, Imana yambwenga iraje kandi niza ntabwo izaceceka. Murakoze. Nta kindi ndenzaho tiniza ntabwo izaceceka. Ati murakoze rwose.
ati murakoze ingo pe mwumva rero habaho gusenga Imana habaho gusenga Imana ubundi data wa twese akagira icyo akora Claudine rero senga Imana kugira ngo Imana igira icyo ikora kuko iyi minsi ni iminsi y'imperuka abantu bakabije rwose ubupagani ariko nibura umwuka w'Imana basange Mana yacu Mana turagushimye uri data wa twese mwiza uri Imana itabara uri Imana irengera uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera nsengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda nsengeye abanyarwanda aho bava bakagera ndasenze kugira ngo wongere umwuka wera wongere imbaraga muri iki gihugu cy'u Rwanda ndasenze nyagora ku ngoma Imana hari n'abantu bagiye hanze nabo ndasenze kugira ngo ubahe agakiza wongere umanure umwuka wera ku bantu bawe nsengeye abashumba batakaje inzira yawe ndasenze kugira ngo wongere ubasukeho umwuka wera izina ryawe nirihabwe icubahiro ndasenze nyagora ku ngoma Imana ubutumwa ni wowe warayumpaye ndasenze kugira ngo bushoregwe nawe imbabazi zawe nyinshi umwuka wera zitinde ku bantu bawe urakoze Kristo urakoze kuri bana biva gusenga kandi urakoze kubyumvishe kandi urakoze kubikoze ku bwa Yesu amen.